mwab'inzu ya Isiraheli mwe nimwumva uko Uwiteka Imana bantumyeho. Bibaye bitewe nande? Ni bande bateye ibi bintu? Ngo ijwi ry'Uwiteka riramubwira ngo abo n'ab'inzu ya Isiraheli, ngo abo nibo batumye isi itigita, ngo abo batumye isi ihinda umushyitsi, ngo ikigeretse kuri cyo bampagurukije mu buturo, ngo batumye nza, ngo ndabangutse, ngo ndihuse. Hato pere siredra heri winima tayazeme. Haleluya. Abarozi bagufungiraniye mu gituro, nta buzima bwiza ugira, uzi ko uhora urwaye, buri munsi uhora utaka, uzi ko uri umukobwa ukaba warabuze umugabo, wagize se ngo uri mubi. Ni igituro bagushizemo, ni igituro. Uzi ko ufite uburyo bwose wakoresha ngo ubone akazi, ariko akaba ubigerageza bikanga. Icyo gituro wafungiraniwemo Uwiteka akuntumyeho, wa bwoko bwa Isiraheli we, mw'abantu b'inzu ya Isiraheli mwe nimwumva ko Uwiteka avuze, ngo avuga ngo nta cyiza kizamubonekaho. Dore hari abantu baguhaye iminsi yo kubaho, baravuga turiya we tumuhaye amezi 3, ibyo birabirangiye. Uwiteka kuko ari we witegereza ayo magufwa agasanga yumye, akuntumyeho ngo humura, aje kugusubiza mu mwuka, aje kuguteraho inyama. Wa bwoko bwa Isiraheli we humura, Uwiteka Imana aje gukingura ibituro mwari mwarafungiraniwemo. Uwiteka Imana aje kubakura mu bubohe bwa Satani. Wari waraboshwe n'ibyaha, wari waraboshwe n'ububata bw'inzoga. Erega hari ibyaha byinshi wakora gukumva ntacyo bigutwaye, ariko Uwiteka Imana akuntumyeho ngo ni igihe cyawe cyo kugira ngo uve aho wari waratataniye. Wa magufwa yari yumyewe, wa magufwa y'ab'inzu ya Isiraheli mwe, mwari mubuze uko mugira, mwari murimo mwibaza ngo ibyiringiro byacu biraheze, mwibwiraga ngo ahari umucunguzi wanyu ntakiriho. Ndagira ngo mbabwire ngo Uwiteka yantumye ngo agiye kongera kubaterateranya mwa magufwa yumye mwe. Loterebo enesta wiresiredra. Ni mwebwe mwagaragaraga imico mibi muri karitsiye, ntago mwari mutera imbuto. Ni mwebwe murimo musenya umurimo w'Imana, kandi ari mwebwe mukwiriye kuwubungabunga. Mwab'inzu ya Isiraheli mwe, indeba sanawe wisi cyangwa mw'ijuru, amaviyo sapfukamwe nkamushirwe juru, amaviyo sapfukamwe nkamushizwe. Ninde wasa nawe mw'isi cyangwa mw'ijuru? Ninde wasa nawe mw'isi cyangwa w'itorero muhabwe umugisha n'Imana kubw'ubutumire bwanyu, kuduha ikaze ngo tuze twamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo muri iri torero. Imana ibaha umugisha. Nshimiye nanone kandi abakristo mwese muri rusange kubwo kwemera ko tuza ngo tuvuge ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Imana ibaha umugisha. Amen.
nanone kandi muri iri teraniro ryacu murankundira dukoma amashyi twakire mwuka wera aze guterana natwe muri iri teraniro. Amen. Imana ibaha umugisha. Turaza gukoresha igihe gito ariko nanone kitari gito cyane, kandi turaza kumva icyo umwuka yabantumyeho. By'umwihariko ntangije ikorasi ivuga ngo ninde wasa nawe mu isi cyangwa mu ijuru, ngo amavi yose apfukame, mwami ushyirwe hejuru. Amen. Ndagira ngo mbamenyeshe ko umuntu wese wateranye iri teraniro akwiriye guhereza Imana icyubahiro. Amen. Imana ibaha umugisha. Haleluya. Ushobora kwibaza ngo mbese ni impamvu ki Joseline yatubwiye ngo duhereze Imana icyubahiro. Birashoboka ko wowe utarwanya intambara zo kugira ngo ugere muri iri teraniro, ariko njyewe narwanya intambara ikomeye cyane y'umwanzi Satani. Ntabwo yabishakaga ko mbana namwe muri iri teraniro, ariko nanone turashimira Kristo watsinze Satani. Amen. Maze igihe kinini mfite ubutumire bwanyu, nakabaye naratangiranye namwe ejo, ariko ntabwo byakunze kubera ko mujye mukunda kunezererwa Imana cyane muri mu nzu y'Imana, kubera ko kuba wicaye hano hari ibintu Imana yakurinze. Byonyine kuza mu iteraniro hari ibintu Imana yakurinze. Byonyine kuba wicaye aho ngaho hari ibintu Imana yakurinze. Haleluya. Byonyine kuba byemeye kuboneka mu iteraniro ry'abera hari imbaraga Imana yakoresheje kugira ngo uboneke muri iri teraniro. Hari abantu benshi babyifuje ntibyakunda, ariko turashima Yesu twemereye kubana nawe muri iri teraniro. Amen. Ubutumire mwarabumpaye ndabusengera, mfata igihe kinini cyane cyo gusenga, ariko Satani we kubera ko nawe arabizi aho tumukubitira arahazi. Iyo abana b'Imana bateranye kuzimu bagira ihungabana, hari ibitero bibageraho, hari imbaraga zibageraho zitwa bombe y'amasengesho. Haleluya. Izo mbaraga iyo zibagezeho bagira ihungabana, hari ibintu byangirika mu nyubako zabo birasenyuka, hari ibintu tujya dukubita tugashwanyaguza mu buryo bw'umwuka. Haleluya. Ibyo bintu tujya dukubita rero dayimoni kenshi ntago yishimira ko twaterana kugira ngo tudasenya inyubako ze. Dayimoni yahise hagurutse intambara zitandukanye, ngira kurwaza gukomeye, nanjye ndarwara. Mu minsi ishize nari impumyi ntago narebaga. Ushobora kutabyumva, ariko abambonye, Yesu ni umwami, abambonye hari iteraniro nagiye kubwirizamo n'ubundi ndi impumyi ntareba, kubera ko Satani we arabizi cyane imbaraga dukoresha tumurwanya, akoresha uko ashoboye kugira ngo nawe aturwanye twe kumurwanya. Ariko Yesu yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo nimurwanya Satani azabahunga. Amen. Dufite imbaraga zikomeye z'ubutware bw'Imana buba muri twebwe. N'ubutware ugendana nabwo utazi, n'ubutware burwana n'ubundi bwami bw'umwijima wowe utabizi. Ubwo bwami bw'umwijima bukubonye gato cyane bwakumira bunguri. Dawidi yaranditse muri Zaburi aravuga ngo amakuba n'ibyago byo mu kiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka mukiza muri byose. Amen. Ayo makuba duhura nayo Uwiteka yadukiza muri byose. Amen. Nararwaye ndarwaza, nari mfite ibiterane bigera muri 6 muri uku kwezi kwa 5. Dayimoni akoresha uko ashoboye agaba ibitero, igiterane ntabonetsemo burundu bikanga. Ni igiterane kihuye nari mfite kuri 18 na 19, ariko ibindi biterane byose nabigiyemo munyikirize. Amen. Muri izo ntambara zose zabayeho Uwiteka yabaye mu ruhande rwanjye, ariko by'umwihariko iri joro maze kwitegura ndimo ndasengera urugendo, nari mfite abana barwaye ariko batarwaye cyane bikabije. Hafashwemo umwana muto cyane afatwa aragagara ku rwego rukomeye, agira umuriro mwinshi, habaka idasanzwe ku buryo nahise nihutira kwa muganga. Ngira ngo mwari mwandikiye, ndamubwira nti ngiye kwa muganga murushaho gusenga, nanjye ndimo gusenga kugira ngo iri teraniro nze kuribonekamo. Ndashima Yesu ko we atajya buri uko aturwanirira. Amen. Nubwo twebwe twabona ko tudashoboye, imbaraga zacu ni nkeya zirarangira, ariko imbaraga z'Imana zirahari, ni muhumure. Amen.
naraba yapfuye. Uyu muvandimwe umukameramani twazanye namubwiye nti ngewe nabwiye Uwiteka kubera ukuntu mbona iri teraniro Satani yarirwanije, uyu mwana naraba yapfuye ndasiga bamushyingura njye mu murimo w'Imana. Amen. Dukwiriye gukorera Imana mu gihe gishoboka n'ikidashoboka. Dukwiriye gukorera Imana byemeye bitanemeye tukayikorera. Dukwiriye kuyikorera hakiri ku manywa kuko abakorera Satani nabo barakora. Amen. Murimo kumva? Imana ibahe umugisha. Data byitegereje ari mu ijuru aravuga ati ibi bintu nibishoboka ko yajya mu iteraniro umwana yapfuye, Yesu amwongera iminsi yo kubaho abonye ko namaramaje. Amen. Ndagira ngo mbabwire ngo ukuboko kw'Imana kurashoboye. Uyu muvandimwe namuhamagaye ndamubwira nti rero kameramani ntago tukigiye kubera ko ndi mu bitaro, umwana ameze nabi, ntago tukigiye, ariko uberedi kuko igihe cyose biri bukundire ndaguhamagara. Nyimara kumuha iyo message numvise ijwi rimbwira ngo uyu mwana ni nje wamuguhaye, nta nubwo arindwa nuko wowe uhari, nta nubwo abeshejweho nuko mwiriranywe, ahubwo amaboko yanjye amurinda utanahari. Amen. Bani simwe nahise mfata icyemezo cyo kubwira muganga ngo imiti ishoboka mutsure mu rugo ndebe umuntu uri bugumane nawe, njyewe ngiye mu murimo w'Imana. Amen. Imana ihimbazwe. Umwana musize mu rugo, nizeye Yesu. Yesu yazanye natwe. Mureke mbabwire iri teraniro abantu bariteranye mushima Imana ririmo umugisha ukomeye. Amen. Ririmo umugisha ukomeye. Ushobora kwibaza ngo mbese uwo mugisha ukomeye ni uwuhe ko nta bitangaza tubona? Joseline uguhagaze imbere ntago ndi igitangaza, ariko uri muri njye akora ibitangaza. Amen. Witegereje isura yanjye nuko ndi, nta kidasanzwe kiri kuri jyewe, ariko urebye Yesu uri muri njye imbaraga afite. Haleluya. Wamenya ko ugiye kubona Imana bundi bushya mu buzima bwawe. Amen. Uko Imana yari irikerana uyu munsi ni kwiri. Mwikangwa nuko ibihe bigenda bihinduka, Yesu ntabwo ajya ahinduka. Amen. Nimukangwe n'iminsi igenda ibabana mibi igakomera, Yesu uko yari arikerana uyu munsi ni kuri. Amen. Ntabwo ahindurwa n'izuba cyangwa imvura. Yesu ari mu ruhande rwacu, mwitinya. Amen. Turi mu nzira tuza dufashe abamotari hari i Nyamata, turababwira ngo tugiye kuri ADPR Ikarambe. Baratubwira ati turahazi ngo niba ngo ari mu mudugudu wa ruguru. Yego. Abamotari batuzanye, bamaze kutuzana batujyana ku itorero rya Anglikani. Amen. Noneho tugeze kuri Anglikani baza kutwakira, ariko ubona ko bikanze. Umudiyakoni yihutiye kujya kubwira ushinzwe ivugabutumwa ngo ngwino wakire abashyitsi. Baradutwara, urumva abantu tunguye, baradutwara. Umuvandimwe aravuga ati ndashaka amazi, hari uburyo nshaka kugira ngo nikure akavumbi, ukabona n'ibintu batazi. Turanje turibaza se aha hantu niho tuze? Uje kwipresenta aravuga ngo ninjye ushinzwe ivugabutumwa, ariko twebweho si turi muri ADPR, si ndi mu ADPR, na hano ndimo mbwiriza ni muri ADPR. Amen. Aje nabonye afite menshi, aravuga ngo ni ushinzwe ivugabutumwa mu itorero. Mwami Yesu. Amen. Abacu turaziranye, dufite uko tugenda nuko tureba, dufite ishusho itandukanye n'iy'abandi. Niwo mwimerere wacu, munyikirize. Amen. Sori biraza kugenda neza. Noneho uyu muvandimwe yahise ambwira ati rero ahantu turi ntago ari mu itorero ry'iwacu. Haleluya. Ndamubaza nese kubera iki? Arambwira ati ntago bibaho, aha ntago ari muri ADPR. Ndamubaza ngo mbese ni iki gitumye uvuga ko atari muri ADPR? Arambwira ati iwacu dufite indangagaciro, umushyitsi uburyo bamufata turabizi. Amen.
Imana ibaha umugisha kuko mufite akarusho mutandukanye n'andi matorero. Amen. Imana yantumye ngo mbwire abakristo bo mu itorero, umwuka w'Imana aracyahari. Amen. Umwuka w'Imana aracyahari. Abantu bajyaga bibwira ngo umwuka w'Imana nta gihari. Yesu abantumyeho ngo umwuka w'Imana aracyahari kandi aracyakora. Taperesiredra. Amen. Imana yigeze ibwira Eliya, iramubwira ati oya winyishongoraho. Yesu aramubwira ngo rega Eliya, we ndacyafite 7,000 bitarapfukamira Bayali. Wivuga ngo ni wowe wenyine gusa usigaye, mu bubiko bwanjye harimo abahanuzi. Haleluya. Imana iracyafite abantu yaritse. Niba bisi bagira piyese y'imodoka bakavuga ngo icyuma cyapfuye bagashyiramo ikindi, Yesu yasigaje abantu azasimbuza abandi bananiwe. Amen. Yesu afite abantu bigiye kugenda neza. Iyo uri mu murimo ugenda ukira, ntabwo ugomeza kurwara. Turi busangire ijambo ry'Imana, ariko mbazaniye ijambo rifite teme ivuga ngo gukiranuka kuzana Imana. Amen. Gukiranuka kuzana Imana. Iyo wakiranutse Imana iraza. Iyo wakiranutse Imana irakora. Iyo urimo neza Imana ibana nawe. Iyo nta byaha ufite amavuta agumaho. Mavuta yamazwe n'ibyaha. Mureke twuzure umwuka wera, ibyaha biduhunge. Amen. Kandi nanone Uwiteka yambwiye ngo abanyamwuka mugumemo muri iri teraniro uko mwariteguye, uko mwiteguye umushyitsi ndetse mukitegura no kubana neza n'abantu b'Imana, ngo niko n'abana ba Satani bateguye ibitero. Mwanyikirije. Amen. Ngo imbaraga za Satani zateguye ibitero, ariko Uwiteka yantumye ngo babwire ngo aracyafite abakozi. Amen. Ntabwo Uwiteka kangwa nuko abantu bahagurutse ari benshi. Imana ikeneye abantu bake ariko b'umumaro. Imana ikeneye abantu bayisengera mu kuri no mu mwuka. Ntabwo Imana ikeneye abantu buzuye urusengero badafite umumaro. Imana ikeneye mwebwe mwireba ngo turi bake. Imana irabakeneye nimwishaka, nimwe yemeye ko muba muri iri teraniro. Icyo mukwiriye ni ukuribamo mufite umwuka wera. Mureke turirimbane umuririmbyi igice gitoya cyane, niturangiza turahita twinjira mu ijambo ry'Imana. Kandi Uwiteka abahereza umugisha ko tugiye kubana muri iri teraniro. Tugiye kuririmba umuririmbyi wo mu gushimisha dusanga muri umuririmbyi wa 91 mu gitabo cyo gushimisha. Amen. 91 mwihute turirimbe. Gitare cy'Imana reka nkungiraho kubw'imbabazi zawe. None ubu ngwihisemo
ibyo twakora byose n'umwete wacu wose n'agahinda gasaze n'amarira adashira byose ntibyashobora kudukuraho ibyaha. Muririmbyi aravuze ngo ntacyo nzanye mu ntoki, n'icyo ufite ko ari ntacyo. Joseline n'iki nzanye mu ntoki ko ari ntacyo, uretse ubuntu twese dukeneye imbere y'Imana, uretse imbabazi zayo dukeneye, uretse urukundo rwayo dushaka. Aha wicaye n'icyo ufite cyatuma ugaragara imbere y'Imana, ngo ntacyo nzanye mu ntoki cyabasha kunshungura, simfite icyo naguha, nizeye umusaraba. Haleluya! Abizeye umusaraba munyikirize. Haleluya! Amen. Niba twizeye umusaraba ubwoba nibushire. Niba uyu musaraba wizeye ubizi kutajya utsindwa, niki kiguteye ubwoba? Turambure Bibiliya zacu dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Ezekiyeli ibice 37. Bibiliya yacu yera ni page 800 ndetse n'8. Ezekiyeli ibice 37 turasoma duhereye ku murongo waho wa mbere, twumve icyo Umwuka avuganira natwe mu ijambo rye. Umutwe w'amagambo uravuga ngo iyerekwa ry'amagufwa yumye. Umurongo wa mbere haravuga ngo ukuboko k'Uwiteka kwangezeho asohora ndi mu mwuka, aramanura angeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufwa, anzengurutsa aho yari akikije hose, maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya, kandi yari yumye rwose. Maze arambaza ati, mwana w'umuntu, mbese aya magufwa yabasha gusubira kubaho? Ndamusubiza nti, Mwami Uwiteka ni wowe ubizi. Arongera arambwira ati, hanurira aya magufwa maze uyabwire uti, yemwe mwa magufwa yumye mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uku niko umwami Uwiteka abwira aya magufwa ngo, dore ngiye kubashyiraho umwuka ngo mubeho, ngiye kubateraho imitsi, mbagwizeho inyama, kandi mbatwikirize uruhu, mbashiremo umwuka, muko ndi Uwiteka. Murongo waho wa 7, nuko mpanura uko nategetswe, gihanura habaho guhinda, mbona isi itigita, amagufwa araterana, igufwa risanga irindi ryaryo. Nuko nitegereje mbona imitsi iyafasheho, maze inyama ziyameraho, byoroswa uruhu, ariko nta mwuka warubirimo. Maze arambwira ati, hanurira umuyaga, uhanure mwana w'umuntu, maze ubwire umuyaga uti, uku niko umwami Uwiteka avuga ngo, uturuke mu birere bine, wa mwuka we uhuhe muri iyi mirambo kugira ngo ibeho. Nuko mpanura uko yantegetse, maze umwuka uyinjiramo, nuko ibaho, irahagarara ku maguru yayo, yiremamo inteko nyinshi cyane. Maze arambwira ati, mwana w'umuntu, ayo magufwa n'ay'ab'inzu ya Isiraheli yose. Dore baravuga bati, amagufwa yacu arumye, ibyiringiro byacu biraheze, twaciwe burundu. Nuko rero hanura ubwire uti, uku niko umwami Uwiteka avuga ngo, dore ngiye kugukingurira ibituro byanyu, mbakuremo mwa bwoko bwanjye mwe, nzabagarura mu gihugu cyanyu cya Isiraheli. Amen. Munyikirize amen. Dukomeze dusome ijambo ry'Imana n'ubundi
dusome ijambo ry'Imana mu byahishuwe. Tugende dusome ijambo ry'Imana. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, dusome igice cyaho cya mbere, dusome umurongo waho wa 14 wonyine gusa. Reka twumve uko Imana ivuganira natwe mu ijambo ryayo. Haravuga ngo ikibitsanyo cyiza wabicijwe ukirindishe umwuka wera utubamo. Amen. Dusubiremo, ikibitsanyo cyiza wabicijwe ukirindishe umwuka wera utubamo. Amen. Dusomye ijambo ry'Imana, dusomye imirongo myinshi, ariko nubwo ari myinshi ntago amagambo y'Imana atera indwara ngo muraza kurwara kuko Joseline yasomye amagambo menshi. Ahubwo nagiraga ngo na babandi batajya babona umwanya wo gusoma Bibiliya, ninza gutanga ubusobanuro kuri iri jambo bumva aho babisoma. Amen. Ngo nuko umwuka w'Imana anzaho umuhanuzi witwa Ezekiyeli. Umwuka w'Imana ngo umuzaho, uramusanga, uramubwira ati Ezekiyeli we, haguruka tugendane. Mwuka w'Imana uyu munsi yasanze Joseline, mukura mu mujyi wa Kigali muzana hano i Nyamata. Aramubwira ati haguruka ngendane nawe nkwereke amagufwa ari mu kibaya. Tope enestaya gide vodra. Haleluya. Mana ishimwe. Umwuka w'Imana ngo aramuzengurutsa, amugejeje mu kibaya. Aramubwira ati Ezekiyeli, witegereza aya magufwa. Amen. Ngo icyo gihe Abisirayeli bari baratatanye. Ayiwe data we. Ngo bamwe bari bameze nk'abari kuruhuha, abandi ukabasanga firiya hahandi kuri Nyabarongo, abandi ukagenda ubareba i Nyamata, Ikarambi kure, ndetse n'ahandi mu tugari dutandukanye. Ngo Abisirayeli baratatanye, nta n'umwe ukiri kumwe n'undi. Ngo ariko Uwiteka bitegereje yibuka isezerano yagiranye nabo. Haleluya. Ngo yibutse isezerano yagiranye n'abakristo ba hano Ikarambi. Ngo abyibutse asanga imitima yabo yaratatanye. Abyitegereza asanga umukristo n'undi kuhura ntibigikunda. Ngo yitegereza asanga bicaraga ku izo ntebe baragiye. Ngo abirebye asanga n'abahari imitima yabo ntihari. Uwiteka abwira Ezekiyeli amagambo akomeye, aramubwira ngo Ezekiyeli we, witegereje aya magufwa. Amen. Witegereje aya magufwa. Bibiliya ivuze iki? Iravuze ngo ayo magufwa yari yumye rwose pe. Haleluya. Wikangwa n'amagufwa yumye, dufite Yesu. Haleluya. Ngo Uwiteka abwira Ezekiyeli, aramubwira ngo mbese Ezekiyeli we, aya magufwa yakongera kubaho? Ngo Ezekiyeli abwira Uwiteka, aramubwira ngo Uwiteka ni wowe ubizi. Haleluya. Ninde wundi wabimenya uretse Uwiteka? Mbese mwarimu iby'uyu murimo yabisobanukirwa uretse Uwiteka? Baroperezantaye gare basobanukirwa iby'uyu murimo uretse Uwiteka? Mbese mwabaririmbyi mwe iby'umurimo mwabisobanukirwa? Yemwe badiyako, iby'uyu murimo murabisobanukiwe? Mwabacuranzi mwe, iby'uyu murimo mwabisobanura uretse Uwiteka? Haleluya. Ninde wa tukamuha mikorofone akavuga ngo reka mvuge iby'uyu murimo w'Ikarambi? Aho ni hato cyane mbabwiye. Noneho tekereza iby'uyu murimo ku isi hose. Amagufwa yarumye, kandi aya magufwa yaratatanye baroko. Mbese muranyumvise? Amagufwa ari mu kibaya, kandi aya magufwa ngo aratatanye. Nta gufwa riri kumwe n'iryaryo, kubera ko ribaye riri kumwe n'iryaryo ryakiremamo inteko rigahagarara. Ngo ariko impamvu ritariremamo inteko ngo rihagarare ku maguru yaryo nuko ryari ritatanye. Ariko Uwiteka abantumyeho aravuze ngo
agiye kongera kurema inteko y'ayo magufwa. Enetaya semenia sadre taya wini mango ya sirebo enezene contre. Haleluya. Mani simwe. Biblia ivuze iki? Iravuze ngo Ezekiel asubiza Uwiteka ngo ni wowe ubizi. Ndagira ngo mbabwire ko ibi byose mureba biri mu murimo w'Imana no mu bantu b'Imana, Uwiteka ni uzi uko yabigenza. Ndagira ngo mbabwire ngo ku murimo w'Imana uri murapfa, Uwiteka ni uzi uko yabigenza. Ese murarenganya abashumba bo ni bo? Oya, Uwiteka ni ubizi. Aya magufwa yarumye kandi aratatanye. Uretse Uwiteka wakongera gutanga ihumure, nta mushumba watanga ihumure mu magufwa yatatanye. Biblia yavuze ngo aya magufwa yaratataniye mu kibaya, ngo buri gufwa riri ukwaryo, nta gufwa ryari ryegereye ryene ryaryo, ngo ukuboko kwari kwaratanye n'ukundi, buri gufwa riri ukwaryo. Dayimoni agiye kudushobora, ateza abantu gutatana, ateza abarokore kudasengera umugozi umwe, ateza abarokore kuba abanyamwigendaho. Dayimoni ashatse gusenya uyu murimo, buri gufwa yarishyize ukwaryo. Ariko maze ni inkuru ivuga ngo Uwiteka agiye kongera guteranya buri gufwa risanga irya. Tope ene kuterebo saya zemeni yasi. Haleluya. Amen. Amagufwa yaratatanye. Impamvu ubona nta rukundo rukiri mu bantu, amagufwa yaratatanye. Impamvu urwara mwene so ntakugereho, aya magufwa ari mu kibaya kandi aratatanye. Impamvu nta mukristo ukigira ishyaka ry'umurimo w'Imana, magufwa yaratatanye. Ni amagufwa yumye. Ab'inzu ya Isiraheli batataniye mu bihugu bitandukanye, nta n'umwe uri kumwe na mugenzi we. Ariko nagira ngo mbabwire ngo nubwo ayo magufwa yatatanye, Uwiteka yibutse isezerano yagiranye na Isiraheli. Haleluya. Uwiteka yibutse isezerano yagiranye na Isiraheli. Atumeze Ezekiel, aramubwira ati Ezekiel mugaragu wanjye, ndagutumye manuka ujye mu kibaya. Amen. Byarashobokaga ko Ezekiel icyo kibaya kizi, ariko nta burenganzira afite bwo kumenya ibirimo. Impamvu uhura n'ibibazo ntibabimenye, ikibaya ntawe Yesu aratumamo ngo azareba ayo magufwa yatatanye. Impamvu ubona batakugeraho, uracyari mu kibaya, iyerekwa ntiriraza. Ariko Uwiteka arantumye ngo Ezekiel arahagurutse. Aba bantu bose bibwira ko ari bo shingiro ry'umurimo. Ezekiel aravuze ngo Uwiteka ni ubizi kandi ni uzi icyo yakora ngo aya magufwa yongere abe mazima. Twasomye ijambo ry'Imana riratubwira ngo nuko Uwiteka abwiye Ezekiel ngo ngaho hanurira aya magufwa. Haleluya. Uwiteka atumye Joseline ngo ngaho hanurira aya magufwa. Mwa bwoko bwa Isiraheli mwe, mwa bwoko bw'ab'inzu ya Isiraheli mwe, nimwumve uko Uwiteka Imana ivuze. Haleluya. Iravuze ngo muzongera mubeho. Iravuze ngo muzongera mubeho. Leta ya benista la ya semene contre. Iravuze ngo buri gufwa rizongera risanga iryaryo mw'ababyeyi mwe. Hatope enezeneta. Iravuze ngo buri kuboko kugiye gusanga ukwako, ukuguru kwibwirize gusanga ukwako, buri jisho rizamenya aho rijya. Tapene oya sisivabra taya wini mango oya sire. Uwiteka ni ubizi kandi ni ubimenya. Aravuze ngo buri risanga iryaryo. Biblia ivuze iki? Iravuze ngo buri gufwa risanga iryaryo. Ezekiel araguma arahanura ntiyarekera
ngo agihanura ngo buri nyama ngo inyama ziza zitera kuri ya magufwa ngo akomeza guhanura umuyaga ngo urahuha ngo maze ngo witeraho ngo n'imitsi ngo maze iyi mitsi yoroswa uruhu niko Bibiliya ivuze ngo uwo mwanya byitwa intumbi. Tope enesitayi habayeho gupfa. Nyuma yo gupfa amagufwa aratatana. Nyuma yo gutatana kw'amagufwa habamo kuma. Yebawe datawe abantu barumye. Abantu barumye. Urareba umuntu ukibaza ngo mbese uyu ni wa wundi nzi. Ntabwo bumye mu buryo bw'umubiri. Mujye mu mwuka. Nababwiye ngo Imana iracyafite abantu. Mwinjire mu mwuka muve mu mubiri. Bigaragara inyuma ntago wumye, ariko mu buryo bw'umwuka Uwiteka kurebye asanga barumye ngo ndetse urumye rwose. Mbese ngo byacyane ntago ari buhoro. Ngo muri uko kuma kandi kigeretseho ngo nta gufwa rifatanye n'irindi. Mwagize ngo yaza kuba aya magufwa yegeranye. Iki cyuho abantu bari guteza mu murimo w'Imana cyakabayemo. Iyaza kuba aya magufwa yegeranye ntabwo twateranaga tukanihira umurimo w'Imana. Imana ikazi gakorana natwe. Umuntu asigaye abona mugenzi we yahuye n'ibyago akavuga ngo awa ngo biramaze ngo siwe wabona ngahibaze muroko ngo runaka ngo rega ngo baramutenze ngo bari baratinze. Mwaratatanye mwa magufwa y'ab'inzu ba Isiraheli mwe. Ndagira ngo mbabwire ngo Uwiteka yantumye ngo agiye kongera kubaterateranya mwa magufwa yumye mwe. Loterebo enesta wirisiredra ngo byitegereje asanga nta gufwa rikimenya rigenzi ryaryo. Kangahe mugisura abarwayi kwa muganga batagira babageraho? Niryari musura abantu bari muri gereza badafite ababagemurira? Niryari mufata icyifuzo cy'umukristo waguye? Niryari kw'ibyo bihe bitagihari? Uwiteka yavuze ngo mwanzu ya Isiraheli mwe agiye kongera kubateraho inyama. Nyuma yo kubateraho inyama azaborosa uruhu. Nyuma yo kuborosa urwo ruhu ngo arabashyiramo iki? Umwuka. Ngo kuko atabashyizemo umwuka mwaba muri intumbi. Amen. Imana itugirire neza. Nyuma yo kongera guterwaho inyama ibyo ntibihagije. Kwinjira mu itorero ukabamo nta mirimo myiza ugira ibyo ntibihagije. Kuba uri umurokore aho utuye nta mbuto wera ibyo ntibihagije. Kuba uri umuririmbyi udahindurira abandi kuri Kristo ibyo nta mumaro bifite. Ugaragara nk'uwaterateranye ugaterateranyirizwa mu nzu y'Imana bakubonamo. Ugaragara nk'umuntu worosweho inyama. Ugaragara nk'umuntu uriho imitsi, ariko hari ikibazo gifite umwuka nturajyamo. Amen. Ngo uyu muntu umaze kujya mu mwuka Bibiliya iravuze ngo bahita bahagurukira ku maguru yabo. Haleluya. Uwiteka nagushyiramo umwuka urahagurukira ku maguru yawe. Barako twiremamo inteko. Haleluya. Turiremamo inteko. Dusenga ubudasiba. Dusenge tunihire umurimo w'Imana. Duhendahenda Uwiteka azabane natwe muri uyu murimo. Nitwiremamo inteko. Turafata ibihe byo gusenga dutandukane n'amagambo. Nitwiremamo inteko. Turitandukanya n'abarozi. Nitwiremamo inteko. Uyu mwuka abanye natwe. Turatandukana n'abanyamagambo. Nimukizwe kandi mukize abandi. Amen. Wadukiza ute nawe ubwawe utarakira? Niyo mpamvu Yesu avuze ijambo rikomeye. Aravuze ngo uhereye none ndaterateranya buri gufwa risanga iryaryo. Kandi uhereye none Ezekiyeli we uhanurira aya magufwa uyabwiye ngo
uku ni ku Uwiteka Imana ivuze ngo mwari inzu ya Isiraheli mwe nimwe mwari mwaratatanye, nimwe mwari mwarinjiye mu rusaku, nimwebwe mwagaragaraga imico mibi muri karitsiye, ntago mwari mutera imbuto, nimwebwe murimo musenya umurimo w'Imana kandi ari mwebwe mukwiriye kuwubungabunga. Mwari inzu ya Isiraheli mwe mwari mwaratatanye, ariko noneho Uwiteka abaremye mu inteko, nimuhaguruke. Haleluya, Imana ishimwe. Nimuhaguruke mukora umurimo, nimuhaguruke mwamamaza ubutumwa bwiza, nimuhaguruke mwigisha abantu gukizwa, nimubwize abantu ukuri ko nibatihana bazarimbuka. Muhaguruke mwongere mufate ibihe byo gusenga, mwongere munihire umurimo w'Imana. Nimuhaguruke mwirukane gatatanya wateye mu nzu y'Imana. Amen. Munyikirize amen. Imana ibaha umugisha. Ngo kuko Uwiteka Nyiringabo avuze ngo nzongera kukurema wongere ube mushya, ngo ushyire mu mwuka muzima kuko ndi Uwiteka. Haleluya. Ngo Ezekiyeli agihanura, ngo akomeza guhanura, uko ahanura ngo abona isi iratigise. Haleluya. Ngo abona isi iratigise, ngo isi irimitigita, ngo ahantu hose hahinda umushyitsi. Ayiwe data we, Uwiteka agiye gutigisa, aratigisa ibyaha, aratigisa bintu byose bitari bifite gahunda muri uyu murimo, byatatanije abantu b'Imana, bwami bw'Imana. Yemwe mureke mbabwire ngo Ezekiyeli abona isi iratigise. Mana ishimwe. Ngo Ezekiyeli yitegereje abona isi iratigise, ngo habaho guhinda, inkuba zirakubita, imirabyo irarabya, ngo ariko muri uko gutigita Yesu yari arimo yubaka amagufwa yari yarasenyutse. Haleluya. Ntabwo njya nshobora kwigisha ntagenda, kameramani yihangane ankurikire. Amen. Mwari inzu ya Isiraheli mwe nimwumve uko Uwiteka Imana abantumyeho. Nabonye namwe murimo muririmbira hano, ahari nibwo mureba umuntu neza. Amen. Ngo mwari inzu ya Isiraheli mwe, ngo mbonye isi iratigise. Mujye mu mwuka, mwirinde kuba mu mubiri. Sinjya nigishiriza mu mubiri, mwe gutinda mu mubiri, mu mubiri ni habi cyane. Mwinjire mu mwuka tugendane muri iri terani. Haleluya. Mana ishimwe. Ngo Ezekiyeli abona isi iratigise, ngo abona guhinda, ngo abona ibintu birahindutse, ngo yitegereze ahagaze, ngo abona hari ibintu bicanganyukishije abandi. To enekuterebo. Ngo abyitegereje Ezekiyeli aravuga ati ariko ibi bintu bibaye bitewe nande? Ni bande bateye ibi bintu? Ngo ijwi ry'Uwiteka riramubwira ngo aba ntab'inzu ya Isiraheli, ngo abo nibo batumye isi itigita, ngo abo batumye isi ihinda umushyitsi, ngo ikigeretse kuri icyo bampagurukije mu buturo, ngo batumye nza, ngo ndabangutse, ngo ndihuse. Hato pere siretra heri winima tayazeme. Haleluya. Ngo Ezekiyeli abyitegereje, ngo Uwiteka aramubwira ati rero Ezekiyeli, ngo nibahaguruke ku maguru yabo. Ntabwo ntigishije isi kugira ngo bongere bagire umurengwe, nta nubwo nyinyeganyeje kugira ngo bongere birare. Kwirara ni Ikinyarwanda, ugasanga nyine wagezeyo byararangiye. Yesu ashimwe. Haleluya. Barakubeshe kwa Yesu, nta bintu byo gufatafata. Kwa Yesu dufata umugisha, ntabwo dufata umuvumo. Iyo wahawe na Yesu utandukana n'uwahawe n'abantu. Amen. Yesu yangiriye neza, nanjye nakabaye ndi kubivuga.
ariko naje gusanga kwa Yesu nta mikino. Amen. Yesu ntabwo amenyerwa baroko. Yesu ngo ageze ikuzimu akabwira Satani ati nubwo ababera wabafungiranye, ndabizi ko aho bafungiraniye ari wowe wabafungiranye, nkoresheje itegeko ngiye kukwambura urufunguzo nonaha. Haleluya. Yesu tuvuga ntabwo ari uwo twumvanye abantu, turavuga Yesu twabonye bikomeye, turavuga Yesu twabonye byanze, turavuga Yesu ugaburira abashonje, turavuga Yesu wambika, turavuga Yesu uhindura amateka. Ndababwira Yesu ukomeye. Haleluya. Mana ishimwe. Haleluya. Mana ishimwe. Uyu Yesu mbabwira ntabwo ari Yesu usanzwe, ntabwo ari Yesu abantu bajya bavuga. Abantu bavuga Yesu basinze, bakamuvuga basambanye, bakamuvuga ari abarozi, bakamuvuga biba, bakamuvuga bagambana. Njyewe Yesu ndi kubabwira ni wa wundi Yohana yavuze ngo wa wundi mwishe mukamubamba, uwo ni ukoze ibingibi, uwo ni uri mubikora. Wa wundi bishe bakamubamba, wa wundi umwe wagucunguye warupfuye rubi, uwo ni we nkubwira. Ntabwo ndimo mbabwira Yesu utanga imitsima gusa, kubera ko imitsima wiringiye izarangira. Ndakubwira Yesu utanga n'ubugingo buhoraho. Amen. Ndakubwira Yesu ukura ikuzimu agashyira ibuntu. Ngo abwira Satani ati ntitaye ko ari wowe wabafungiranye, nanitaye ko imirimo yawe mibi imaze kumarira abera mu kurimbuka. Ndakwaka ubutware, ndakwambura imfunguzo, ndakwaka ibyabo, ndakwaka amahirwe yabo, ndakwaka iterambere ryabo. Ngo Yesu akora ikintu gikomeye, aramubwira tuva Satani, uru rufunguzo ninjye urukwiriye, ninjye tapana stawa yasomeni yasi. Aramubwira ati dayimoni we, iminsi umaze abana banjye ubababaza, ni igihe cyo kubahembura bagahembuka. Amen. Ngo Yesu yaka Satani urufunguzo, akingurira abera, abera barazamuka munyikirize. Amen. Yesu yatse Satani urufunguzo. Erega nawe ibyawe aje kubikingurira. Yesu aje gukingurira ibyawe, Yesu aje gukingurira ubuzima bwawe. Ahantu hose warufungiraniye wibuke ku Uwiteka yaje. Haleluya. Haleluya. Mana ishimwe. Ngo Yesu ahita akingurira abera barazamuka bava mu gituro. Nagira ngo mbabwire ngo Bibiliya yabitubwiye ngo Ezekiyeli aravuga ngo noneho ngo mbwirira ab'inzu ya Isiraheli ko ngiye kubakura mu bituro byabo. Suko Uwiteka agiye kubakura mu bituro. Amen. Ntabwo mubyumvise, kubera ko iyo muza kubyumva mukibuka ibituro mwari murimo. Uzi igituro cy'amadene wicayemo, uzi igituro cy'ubukene urimo, uzi igituro gituma urarira amarira andi ukayirirwa, uzi igituro urimo cy'abana bawe, uzi ko abarozi bagufungiraniye mu gituro nta buzima bwiza ugira, uzi ko uhora urwaye buri munsi uhora utaka, uzi ko uri umukobwa ukaba warabuze umugabo, wagize se ngo uri mubi. Ni igituro bagushizemo, ni igituro. Uzi ko ufite uburyo bwose wakoresha ngo ubone akazi, ariko akaba ubigerageza bikanga. Icyo gituro wafungiraniwemo Uwiteka kuntumyeho, wa bwoko bwa Isiraheli we, mw'abantu b'inzu ya Isiraheli mwe, nimwumva ko Uwiteka avuze ngo nonaha ndabakura mu gituro. Haleluya. Ngo ndakingura ibituro mwafungiraniwemo. Imana ishimwe. Amen. Ibituro byose wafungiraniwemo Uwiteka aje kubigukuramo. Ngo abana ba Isiraheli ngo barabaza ngo Uwiteka yaratwibagiwe. Ntabwo mwasomye Bibiliya? Uwiteka yaratwibagiwe, ngo ibyiringiro byacu biraheze.
ngo gutabarwa kwacu nta kukiriho, ngo baribwira ngo mbese Uwiteka ko yaturetse. Namwe niko mumeze mwa bwoko bwa Isiraheli mwe, nimwumva uko Uwiteka yabantumyeho. Uwiteka arakingura ibituro mwari mwarafungiraniwemo. Uwiteka arakingura inzugi zari zaraboshye ibyanyu. Uwiteka arakingura imitima yanyu, mwongere mwumve guhumeka k'Umwuka Wera. Uwiteka arongera gufungura konegisiyo y'ijuru, mwongere mwuzure Mwuka Wera mu izina rya Yesu. Haleluya. Ngo mwa bwoko bw'inzu ya Isiraheli mwe, nimwe Uwiteka abwira ngo mwari mwarafungiranywe ngo mwari mwarafungiranywe. Haleluya. Mwari mwarafungiranywe, mufungiranirwa mu bituro. Bantu barabafungirana baravuga ngo uriya we ntazatabarwa, bandi baravuga ngo nta cyiza kizamubonekaho. Dore hari abantu baguhaye iminsi yo kubaho, baravuga turiya we tumuhaye amezi 3, ibyo birabirangiye. Uwiteka kuko ari we witegereza ayo magufwa agasanga yumye, akuntumyeho ngo humura, aje kugusubiza mu mwuka, aje kuguteraho inyama. Wa bwoko bwa Isiraheli we, humura, Uwiteka niwe ubasha kugira icyarema kandi akagikomeza. Amen. Nimuhumure kuko amaboko y'Uwiteka atazigera ananirwa kubatabara. Twasoreje ku ijambo ry'Imana twasomye mu rwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Timote, aramubwira ngo ikibitsanyo cyiza wabikijwe ukirindishe Umwuka Wera utubamo. Amen. Ikibitsanyo cyiza twabikijwe, ikibitsanyo cyiza wabikijwe ukirindisha Umwuka Wera utubamo. Ntabwo kubamo wenyine. Nababwiye ngo Imana iracyafite ibihumbi 7. Wihagarara ngo uvuga ngo ninjye mu Kristo usigaye njyenyine karambi. Oya, Yesu aracyafite abakristo. Yesu aracyafite umubare w'abantu benshi agwambiriye gukoresha. Uyu munsi arahagurutsa abandi bari bafungiraniye mu gituro. Uyu munsi aruzuza Umwuka Wera abandi bari barasinziriye, kubera ko yavuze ngo nubwo bari baratatanye Uwiteka agiye kongera guhuza aya magufwa. Amen. Ngo Pawulo yandikira Timote, yarabanza aramubwira ngo uko nkwibutse igihe cyose mpita nkumbura kukubona. Haleluya. Aramubwira ngo iyo nibutse ukuntu warinze ibyo kwizera. Haleluya. Ndagira ngo ugirirwe n'Imana icyizere igihe cyose Imana igutekerejeho ibone kukwiriye ibyiza. Amen. Ndagira ngo wongere uhendahenda Imana igihe cyose Imana ibonye hari umwanzi uguhagurukiye, yibuka ukuntu warinze ibyo kwizerwa. Ivuga ati umukobwa wanjye nje kumutabara, ivuga ati umuhungu wanjye nje kumutabara, ivuga ngo umwana wanjye niwe uzanye nje kumutabara. Ngo Pawulo aramubwira ati umva Timote we, twibutse ko twebwe tugabura ibya Kristo, ariko akaba hari ibyo wagiye wihanganira, ngo kumbura kenshi, ngo utekereza kenshi. Ariko nagira ngo nkubwire ngo ugomeze urinde ibi bitsanyo biri muri wowe. Haleluya. Ibi bibitsanyo mufite ntiwabirindisha amafaranga. Hari abantu ntabwo byakunda ntubiteranya ngo bikunde. Ibya Yesu nasanze utabiteranya n'ibintu byose utunze ngo byeme. Kasanga umuntu akavuga ati ngewe buriya uko byagenda kose ndashoboye, ndafatika, mfite byinshi, aho najya hose bampa umwanya. Ndagira ngo ubwire ngo uwo mwanya bawuguha, ariko ntiwarinze ibyo kwizerwa, ntabwo warinze ibyo wabikijwe. Ariko Uwiteka akuntumye wowe wose muri iri teraniro ngo ibintu wabikijwe ubirindishe Umwuka Wera. Haleluya. Ntabwo avuze ngo ibintu wabikijwe ubutunzi bw'umwuka ufite muri wowe ngo uburindishe abasekirite. Nta nubwo avuze ngo ushake amashinigani n'izindi ntwaro zikomeye ngo abayize urindishe ibibitsanyo bikurimo. Ntabwo avuze ngo shaka bodyguard. Oya, Yesu ntavuze ngo jya ukinga ukomeze, kuko
bakingura bo bakingura nubwo wowe wakinga. Aravuze ngo yewe Timotewe ngo ujye ubirindisha kwizera, ubirindishe umwuka ukurimo, ubirindishe imbaraga zitubamo. Amen. Ibibitsanyo byose ufite, waba ufite ikibitsanyo cy'uburirimbyi, waba uri umuhanuzi, waba uri pasiteri, uri bishop, buri kintu cyose ukora muri uyu murimo wa data, ntabwo uzakirindisha amagambo ngo bikunde, ntuzakirindisha urusaku ngo byemere. Ntabwo bazakuvuga ngo nawe uvuga ngo urinze ibyo kwizera, ahubwo ngo birindisha umwuka wera ukubamo. Haleluya. Iby'umwuka birindwa n'umwuka baroko. Njya nkunda kubwira abantu, ugasanga umuntu yabonye umwana yasenze, twarafasha 7 n'ay'10, nyuma yo kumubona akavuga ati icyo nashakaga ku Mana ndakibonye, agatangira gusinda no gusambana, agatangira kuroga no kurogesha, ngo Imana yampaye umwana ibyo birahagije. Hari abantu baza mu idini ry'abarokore bafite icyo bashakamo, akabona agize 40 nta mugabo, akavuga ati rero nta handi hantu nahungira uretse mu barokore. Agafata yakaragwa akajya asenga, nyuma yo kubona umugabo agasubira muri bya bindi yabagamo. Uwiteka yambwiye ngo mbwira abantu ngo ibyo bahawe ngo babirindishe umwuka wera ubabamo. Amen. Ibyo wahawe byose bibe bike bibe byinshi, birindisha umwuka wera ukubamo. Niba umwana yaratanzwe n'Imana, wimurindisha umupfumu, kuko uyu mupfumu purani y'Imana ikorwa yo kumuguha ntago yarahari. Witangira kumurindisha umukozi uhemba amafaranga, muvuge ngo umwana wanjye yahiye wagiye he? Haleluya. Mwana wanjye yahiye wagiye he? Sanga umumereye nabi, yavunitse byagenze ute? Oya, nimubarindisha amasengesho kuko mwabahawe n'amasengesho. Nimubarindishe imbaraga zo kwizera ziba muri mwebwe. Mwibarindisha umubiri kuko uyu mubiri si wo baba bahaye. Ubutunzi ufite burindisha umwuka, nibwo utazabusambaniramo, nibwo utazabugura uburozi. Haleluya. Amen. Ibyo wahawe na Kristo ndaguhendahenda ngo ugomeze ubirindishe imbaraga zikubamo, kandi ndaguhendahenda. Mbese ibyo Kristo yaguhaye waba warabirindishije imbaraga zo kwizera? Waba warabirindishije imbaraga zikubamo? Uyu mupapa Uwiteka yagiriye ubuntu akamuha akazi ndetse n'ubutunzi, ese ubwo butunzi burindishije imbaraga zikubamo cyangwa uri kuburindisha iminsi yakubanye mibi? Bamwe baravuga ngo niho viziyo igeze. Icyakora cyo viziyo ni nziza, natwe turayikeneye, ariko bene data, mwe kuba abantu ba viziyo mu buryo bw'umubiri ngo mu mwuka musigare. Mwe gusigazwa n'umwuka ngo musigare inyuma, ahubwo ndagira ngo mugire viziyo y'umwuka cyane. N'iy'umubiri nayo turiyirimo, ariko ndagira ngo muba ba viziyo mu buryo bw'umwuka. Amen. Iyo ubaye wa viziyo mu buryo bw'umwuka, umubisi yaje ntabwo utinya. Ariko nasanze ushobora kugira byinshi bitari mu mwuka ukaba umunyabwoba. Amen. Wari wabona umutunzi wagize ubwoba? Wari wabona umutunzi wahindishijwe umushyitsi n'inkuba yakubise? Nkubigakubita kwa runaka akavuga ati ayiwe data we, waba ugiye i Bugande, ahari wenda nagaruka biriya byarangiye. Nakwambiye Yesu adahari uri umunyabwoba. Yesu adahari ibyo ufite ngo birindishe kwizera kuri muri wowe, wamera nk'abandi bose. Ariko mureke mbibariza akantu gato cyane. Muri COVID abatunze n'abadatunze ntago bose bamenye yuko ubutunzi dufite burindishwa imbaraga zitubamo. Amen. Muri COVID ufite imodoka n'utayifite, habaye guma mu rugo, iyo modoka yarakoraga. Mbese muri COVID habayeho kugenda n'amaguru, umuntu wese agasohoka n'amaguru. Yemwe bene da, rego Uwiteka yakora ku ivisi ashaka. Mavisi yose dufite naye niyo bayadushizemo. Abishatse yakora ku byo utunze ukamwizera, abishatse yakora ku kuguru kwawe ukamwizera. Ndagira ngo mbabwire ngo niba Uwiteka ataranyeganyeza ivisi yagufunze
yagufungishije ntabwo ari uko atagushaka, aragira ngo umenye ko ibikuba mugomba kubirindisha imbaraga ziba muri wowe. Ibyo yaguhaye ubirindisha amasengesho, ibyo yavuganye nawe birindisha gukiranuka no kwizera, kugira ngo uze urebe icyo Imana yavuganye nawe kwigikora. Haleluya. Mureka twongere twizere Yesu kuruta mbere. Ahari kera wamwizeraga nk'Imana igabura, uyu munsi umukeneye nk'Imana ibeshaho. Haleluya. Ahari kera wamwizeraga nk'Imana itanga urubyaro, uyu munsi umukeneye nk'Imana itanga ubwenge. Yaguhaye urubyaro ariko urimo urasengera ubwenge. Amen. Imana ihora ikenewe nk'umubyeyi. Nyakunda kuvuga ngo mbese ni ryari umubyeyi acutsa? Ntabwo tujya ducutsa. Mfite mama wanjye, ariko kugeza n'ubu urabona nanjye mfite abana, arampangayikira kandi nanjye mpangayikiye abana banjye. Mbese ni karande yo guhora ubereye maso abana. Amen. Yesu nawe akubereye maso kugera ku rwego ibyifuzo bihinduka, ntakureke. Ukagera ku rwego ibyifuzo wongera ugahindura, ntakureke. Wamusabye umwana, mwana arabonetse, Mana murinde, Mana zige, Mana muhe ubwenge, Mana zubaka urugo, Mana nyiribihe. Haleluya. Mana ishimwe. Nshatse kuvuga ngo Yesu turamukeneye, waba ukuze waba uri umwana muto, ubuzima bwawe bwa buri munsi shira Yesu imbere. Amen. Ngo ibikurimo ubirindishe imbaraga y'Umwuka Wera iba muri twebwe. Amen. Ibintu biturimo tubirindishe imbaraga y'Umwuka Wera iri muri twebwe. Haleluya. Impano zose ufite zirindisha imbaraga iri muri wowe. Ivuga butumwa ryose ukora ririndisha imbaraga iri muri wowe. Kandi nanone Ezekiyeli yatubwiye ngo ngiye kongera kubaremamo inteko, muhaguruke ku maguru yanyu kandi ngo mwongere mwakire kubaho. Ngo nzakingura ibituro mwari mwarafungiraniwemo mw'ab'inzu ya Isiraheli mwe, kandi nimara kubifungura muzamenya ko ari njye Uwiteka Imana ubikinguye. Amen. Uwiteka Imana aje gukingura ibituro mwari mwarafungiraniwemo. Uwiteka Imana aje kubakura mu bubohe bwa Satani. Wari waraboshwe n'ibyaha, wari waraboshwe n'ububata bw'inzoga. Erega hari ibyaha byinshi wakora gukumva ntacyo bigutwaye, ariko Uwiteka Imana kuntumyeho ngo ni igihe cyawe cyo kugira ngo uve aho wari waratataniye. Wa magufwa yari yumyewe, wa magufwa y'ab'inzu ya Isiraheli mwe, mwari mubuze uko mugira, mwari murimo mwibaza ngo ibyiringiro byacu biraheze, mwibwiraga ngo ahari umucunguzi wanyu ntakiriho. Ndagira ngo mbabwire ngo Uwiteka aracyahari kandi aracyakora. Nimwakire gukurwa mu bituro mu izina rya Yesu. Nimwakire gukurwa mu bituro mu izina rya Yesu. Iyo ninye kwizera kwanjye ari gute, kandi yongiye kuneshwa Yesu niwe umfata. Yesu aramfata, Yesu aramfata, akankomeza kuko ankunda, kuko wabiyankunze aramfeza. Yesu aramfata, Yesu aramfata we.
Yesu aramfata akankomeza kuko ankunda bihebuje ntabwo byoroshye. Yesu niwe umfata ngo urukundo rwanjye ruke ntirwamufata. Tekereza urukundo wagize kuri Yesu ukuntu ari ruke, ariko ngo yibutse amaraso yo gucunguza y'igiciro. Icyo nicyo gituma Yesu agomeje kugufata. Haleluya, Mana ishimwe. Ngo urukundo rwanjye ruke ntirwamufata. Tekereza uriwe nanjye nitekereza uwondiwe. Uru rukundo rwacu ruke ntirwamufata, ariko kuko adukunda bihebuje Yesu niwe udufata. Amen. Wowe watekereje ku rukundo rwawe ruke, wowe urimo wisuzuma muri wowe ugasanga utararinze ibyo kwizera, nturinde ibyo Uwiteka yashyize muri wowe, nturinde ibibitsanyo by'umwuka wera biri muri wowe. Erega baravuze nawe uravuga, barakubeseye nawe urababeshera, ariko Uwiteka niwe ugufata akagukomeza. Haguruka ku birenge byawe. Urashaka kwiremamo inteko, urashaka kongera kuba muzima, urashaka kongera gukira indwara, urashaka kongera guhembuka, urashaka kongera kuzura umwuka wera. Haguruka aho wicaye, uhagarare ngo ufashe guhendahenda Imana, uhagarare ngo ufashe kwinginga Imana. Birashoboka ko mu rugendo wagize wari igufwa ryumye, witegereza abo mwarishe utusanga baragutaye, nawe uhitamo kureka umurimo. Haguruka, Uwiteka yongera gutera inyama ku magufwa, yongera kumezeho imitsi, yongera gushyireho uruhu, yongera korose, yongere aguhumekeremo umwuka wo kubaho. Wa bwoko bwa Isiraheli we, ni wowe Uwiteka ahagurukijwe nawe, ahagurukiye kugira ngo wongere uhembuke. Wari waraguye, wari waranamutse, wari warashizemo ibyiringiro, ariko tekereza urukundo rwa Yesu ruje kongera kuguhagurutsa ngo ukore umurimo mu gihe nk'iki. Nyemerera aho uri uhaguruke ngo ufashe guhendahenda Imana. Nyemerera aho uri uhaguruke ngo ufashe kwinginga Imana. Imana yongera isura umutima wawe, Imana yongera ikugarurira ibihe nk'ibya kera, Imana yongera ikugarurira urukundo, Imana yongera ikwihishurire wa magufwa yumye we. Uwiteka aje kongera kuguterateranya, aje kongera kukuremamo inteko, Uwiteka aje kongera kukuremamo imbaraga zigukiza, agiye kongera kuguha ibihe byiza. Haleluya, Mana ishimwe cyane. Haguruka ku birenge byawe, haguruka ngo ufashe guhendahenda Imana. Haguruka wa mugabo we, haguruka wa mubyeyi we, duhendahenda Imana tuyibwire, twongere tuyihendahende. Yongere ikurememo inteko, yongere ikuzuza umwuka wera, yongere iguhembure. Oya hendahenda Imana. Nawe ukeneye guhembuka, nawe ukeneye kongera kugira ibihe, nawe ukeneye kongera guhendahenda, ukeneye kongera kugira urukundo, ukeneye kongera kuzura umwuka wera. Wagiraga urukundo ntarwo ukigira, warasuranaga ntabwo ugisura, usigaye wanga bagenzi bawe, ariko Uwiteka arashaka kongera kukuremamo inteko. Arabini stayigidefo naya semene tere kontrebo taya wini mango ya sire notre benetaya zesi ele kuterebo shaya lele tantu kuzomerianse notabini fowiri sire zeboboni azekide dotaya nitaya mini grerebo sha. Haleluya, haleluya. Ngwino ngufashe guhendahenda Imana. Mana iguha umugisha, egera hino duhendahenda Imana. Ngwino nawe Yesu aragushaka, Yesu nawe agufate, Yesu yongera gukomeze, Yesu yongera kugwirisa ibihe, Yesu yongera kuzuza umwuka wera. Mana ibaha umugisha. Karibu nawe ngwino, mutima urimo uragukomanga. Haguruka ngufashe guhendahenda Imana, haguruka ngufashe kuyinginga. Mana ibaha umugisha, Mana ibaha umugisha. Uhaguruka twinginga Imana. Karibu nawe ngwino duhendahenda yera. Yesu niwe ugufata, niwe ubasha kugukomeza. Rukundo rwacu ruke ntabwo rwamufata, ariko Yesu yiteguye kukurengera. Birashoboka ko uri muri iri teraniro wari
gukizwa, ariko Yesu nawe aragushaka. Yesu arimo araguhamagara, ngwino nawe ndagushene pere kuterebo chaya semerianse tarasema igainizo pere siredra. Ngwino nawe Yesu aragushaka. Turahenda mwarimu kugira ngo aze dufatikanye isengesho dusengere. Rotaya semerianse drere rotekide fodraini taya jesinini kontrebo shaya wini mangodo taya zemeniase letene mene wayasikiri benifo taya zemene kontrere bosha. Nyemerera cyane duhenda Imana, munyemerere wowe usigaye wicaye nawe uhenda Imana mu mutima, uyinginge uyisabe kugira imbaraga z'Imana zize kubana nawe muri iri teraniro. Ale ene kote ene paya zikide mani bahumugisha. Kadusabe mwari mazamuri sengesho nanjye ndasenga. Mana data wa twese, kandi bashiki bacu bose bumvise ijambo ryawe, hariho abaryumvise bumvise yuko gutsindwa nabyo ari ukuri kuzima, kandi gufata umwanzuro kubwo gucira bugufi imbere y'ijambo ryawe ariko kuri kuzima. Dusengere data, dusengere bashiki bacu bahagurutse rero, ongera ubakomeze, ongera ubane nabo, ongera ubabibyiringiro muri bo, ongera ubabere imbaraga muri bo, ongera ubabere gukomera muri bo. Kandi data wa twese, Uwiteka bakize ubwihebe, bakize gutandukira abandi